Imana ikunda umuntu ugambirira ko utazayivaho. Imana irwanirira umuntu ufite kutiyanduza, uharanira ubwere bwayo. Nimba hari abantu Imana irwanirira ivumbi rigatumuka, abamarayika bakururuka, inama zigakorwa, ingabo zo mu ijuru zigacicikana, ni umuntu uvuga aya magambo. Yobu yavuze amagambo akora ku mutima w'Imana, aho Imana yicaye iravuga iti ikintu nakorera Yobu ni igiki ko ibi bintu avuze binejeje. Aha hantu Imana irahashaka abagore, aha hantu muri uyu mwanya Imana irahashaka abagabo, aha hantu Imana irahashaka abasore, aha hantu Imana ihakeneye abafite amafaranga, ihakeneye abari mu ntambara. Imana irashaka ko muvuga aya magambo, abari mu makuba, abari mu kaga, ababuze uko mubigenza, abari mu marembera. Irashaka ko muba muri ubu buzima ukavuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, kandi nta kintu umutima uzandega igihe cyose nzaba nkiriho. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu bigutera kwirya ukumva wakiryagagura, ni ukubaho udafite ikintu umutima ukurega. Kutagira ikintu umutima ukurega bituma udasaza vuba. Uhorana fresheri, uhora wishimye, uhora useka. Iyo utetse bigera urateka ukarya ukumva biri gutembera mu mubiri neza, uranywa amazi akamanuka ukumva ni sawa. Iyo utambutse mu muhanda wumva nta wundi uriho ari wowe uriho. Iyo uryamye uraryama ukizigura. Iyo uri mu makuba ntumenya nimba unayarimo. Iyo bagututse ugira ngo bari kukuririmbira. Haleluya! Kubaho udafite icyo umutima ukurega. Ndabashuhuje cyane abakurikiranye Mama Sharirene official. Imana ibaha umugisha. Mumeze neza, murakomeye, kandi n'abatameze neza Imana iriho ku bwanyu. Abatishimye Imana iriho ku bwanyu, abababaye Imana iriho ku bwawe. Ntago yagutaye nk'uko ubitekereza, nta nubwo yakuretse nk'uko ubyibwira. Iragukundira kuzirikana, Imana iguhoza ku mutima, kandi uko bwije nuko bukeye ibiri gutekereza ikiza yagukorera kugira ngo wishime. Imana rero iragukunda kuko aho uri irahazi, aho wirirwa naho urara, n'ibyo abantu batazi Imana yo irabizi. Muri aka kanya rero nifuje ko dukomeza kuganira ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 27 umurongo wa 6. Haravuga ngo iki? Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, Imana ihabwe icyubahiro, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira ikintu ushinja kandi nkiriho. Nimwumva amagambo meza Imana ikeneye. Haleluya, haleluya. Mureke mbabwire, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nta kintu umutima uzashinja nkiriho. Ukeneye gushyigikirwa n'Imana, ukeneye kuramburirwa ukuboko n'Imana, ukeneye ko ijisho ry'Imana ritazakuvaho na rimwe. Nukugira amagambo mu kanwa kawe ukagambirira nk'uko Yobu yagambiriye. Mureke mbabwire, aya magambo Yobu yavuze nta kintu yagombaga kuba. Imana ikunda umuntu ugambirira ko utazayivaho. Imana irwanirira umuntu ufite kutiyanduza, uharanira ubwere bwayo. Nimba hari abantu Imana irwanirira ivumbi rigatumuka, abamarayika bakururuka, inama zigakorwa, ingabo zo mu ijuru zigacicikana, ni umuntu uvuga aya magambo. Yobu yavuze amagambo akora ku mutima w'Imana, aho Imana yicaye iravuga iti ikintu nakorera Yobu ni igiki ko ibi bintu avuze binejeje. Yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Uzi nk'aya magambo avuzwe n'umukobwa ari imbere y'umusore. Data we, ubona ijipo neza ugiye kuyimanura habura gato ugahita uvuga uti hoya, uti sheri hoya, shushu be no. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya.
ntacyuta azole bando dry ntaze ekando ya zebo ntataya binifo edrere ntacyo umusikiribo umutima wanjye uzashinja nkiriho dore umurokore naho abandi barabeshya icyampa mu myaka ashigaje na aya magambo nzagumane nayo hari aho nanjye nyavuga aho bibaye ngombwa ayiwe huza aya magambo havuzwe n'umusore watangiye gufungura lisani yayifunguye byarangiye agahita abwira tumva shushu B habamo na ba shushu A na ba shushu C umva shushu B gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntago shaka ko umutima wanjye uzagira ikintu ndega mu minsi yose nzaba ndiho. Amen. Uzaya magambo yabwiye Sugar Daddy yateruye bya bifaranga atigeze aho abuzukuru be, yateruye bya bifaranga ataha umugore we babyaranye, yateruye ibifaranga atabasha guha mama we wamubyaye akabiguterurira ngo ube biro ye ya kabiri uzi kugira ngo abikuzanire ubi abicigase gutya hanyuma umwitegereze umubwire utumva umva nkubwire aya mafaranga yavamo imodoka, aya mafaranga yavamo style, aya mafaranga nayakoreshamo umusatsi nkakora fresher nkakora ikintu bita gukora umubiri ariko gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Tata we Yesu shimwe. Aya magambo yavuzwe na Yobu kandi aya magambo yayavuze ababaye, yayavuze ari ku buribwe, aya magambo yayavuze Satani yamugendereye yari yamumazeho imitungo ye, amumaraho intama ye ze, amumaraho amashyo, amumaraho umva abajabe n'abajajabyi be, amumarira abana, amumarira icyubahiro, amumarira ubutunzi, amumarira umubiri. Yobu asigara ameze nk'agati k'inkokore avugira imbere ya Satani n'Uwiteka aravuga ngo kwizera kwanjye ndagukomeje. Avuga amagambo meza, haravuga ngo nta kintu umutima uzigera undega nkiriho kandi ntacyo umutima uzashinja. Imana nihabwe icyubahiro. Turashimira Yobu, Imana imuha umugisha aho ari. Gukiranuka kwanjye, aya magambo bayaguhayeho mu ruswa ukayasubiza, umuntu akakuzanira ibifaranga kugira ngo umufashe gukora amanyanga, akazana agaterura ibyo bifaranga kandi ufite ubukene ushonje, abana badafite minerivare mu rugo ntacyo wahasize, umuntu akakuzanira ibifaranga bya ruswa kugira ngo umufashe amanyanga, warangiza ugahita umubwirira ijambo uti nubwo nari nyakeneye ariko gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntago nzi umutima uzagira ikintu ushinja nkiriho. Imana irashaka ko muhagarara ahantu nkaha. N'aya magambo Imana ishaka kandi irashaka ko gukiranuka kwawe ugukomeza. Nicyo narinje kukubwira. Mu gihe nk'iki, mu gihe cy'ubuswa, mu gihe cyo kwiyoberanya, mu gihe cyo gukora kwa Satani gukomeye, mu gihe cy'ubuhenebere karundura, mu gihe abantu bari kuva mu nzu y'Imana, mu gihe abantu bari kugurana abana babo bakabarya kubera inzara, bakagurisha umwuka wera kubera ifeza n'izahabu, muri iki gihe abantu bari kugucuruza isengero izo basengeragamo bakaba bari kuziteza icyamunara, muri iki gihe abashumba bari kurya intama, muri iki gihe giteye ubwoba kigoramye cy'ubucucu, iri jambo Imana irashaka kuvuga ngo ntago nzikuraho kuba inyangamugayo, ntacyo umutima uzandega mu gihe nkiriho. Imana naho ibashaka. Aha hantu Imana irahashaka abagore, aha hantu muri uyu mwanya Imana irahashaka abagabo, aha hantu Imana irahashaka abasore,
aha hantu Imana ihakeneye abafite amafaranga, ihakeneye abari mu ntambara. Imana irashaka ko muvuga aya magambo, abari mu makuba, abari mu kaga, ababuze uko mubigenza, abari mu marembera. Irashaka ko muba muri ubu buzima ukavuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje kandi nta kintu umutima uzandega igihe cyose nzaba nkiriho. Uyu muntu umeze gutya Imana imurwanira ishyaka. Umuntu umeze gutya ashyigikirwa n'amaboko y'Imana. Umuntu umeze gutya Imana iramukunda. Umuntu umeze gutya Imana imwitaho. Umuntu umeze gutya Imana imuramburira ikiganza. Umuntu umeze gutya aguma ku mutima w'Imana. Umuntu umeze gutya aguma mu bitekerezo byayo. Umuntu umeze gutya Imana iramwemera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nta kintu umutima uzandega nkiriho, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Imana irashaka ko abahanuzi muri iki gihe kibagoye bamera gutyo. Imana irashaka ko abakirisitu mumera gutyo imbere y'amafaranga atari ayanyu. Imana irashaka ko aho dutuye n'aho gukorera ibigeragezo duhura nabyo, intambara z'uburyo butandukanye, ubuzima bw'inzitane, irashaka kuvuga ngo sinzikuraho gukiranuka kandi umutima wanjye ntacyo uzandega mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nguko Yobu nuko yabaye. Mureke mbabwire twenda gusoza. Uyu mugabo witwa Yobu ni umugabo wakiranutse, ari umubosi, ariko no mu bukene arakiranuka. Uyu mugabo ntiyahindurwaga n'ibihe, nta nubwo yahindurwaga n'amagambo. Mbibutse ko yahuye n'ibihe bimutwarira abana, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ahura n'ibihe bimugira umukene kandi yari umukire, aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Yahuye n'ibihe by'amagambo ya Zofari na Elifazi ndetse na Birudadi, ariko aravuga ngo nta kintu umutima uzigera undeka mu minsi yose nzaba ndiho. Kandi koko niko yabaye. Yakomeje gusenga, akomeje gukiranuka. Umugore aramubwira ati yitukupfe, aramubwira ngo vuze nk'umwe mu bagore b'abapapa mu kiganza cy'Uwiteka. Ese havamo ibyiza gusa, ahubwo havamo n'ibibi. Abwira umugore we amagambo meza, ni nkayo yashubije ba Birudadi. Yarababwiye ngo Imana ndayikunze, ngo nubwo imbere ntari kuyihabona, n'inyuma nareba nkabona ntihari, iburyo n'ibumoso nkabona sinyiruzi. Aravuga ati izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Aravuga ati kubw'ibyo ikirenge cyanjye kizashikama mu ntambwe z'Imana. Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe z'Imana. Inzira yayo nayigumyemo, ntago nayiteshutse. Sinigeze mva mu mategeko yantegetse. Arangije aravuga ngo ubutunzi bw'Uwiteka bundutira ibyo kurya nabuze byari binkwiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo mbese igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza? Icyo umutima wayo ukunze nikikora, kuko ari yisohoza icyo nategekewe. Nanjye ndagukunze Baba we, ngo mu gihe nkiriho ntacyo umutima uzandega. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu bigutera kwirya ukumva wakiryagagura, ni ukubaho udafite ikintu umutima ukurega. Kutagira ikintu umutima ukurega bituma udasaza vuba. Uhorana fresheri, uhora wishimye, uhora useka. Iyo utetse bigera urateka ukarya ukumva biri gutembera mu mubiri neza. Uranywa amazi akamanuka ukumva ni sawa. Iyo utambutse mu muhanda wumva nta wundi uriho ari wowe uriho. Iyo uryamye uraryama ukizigura. Iyo uri mu makuba ntumenya nimba unayarimo. Iyo bagututse bagira ngo bari kukuririmbira. Haleluya. Kubaho udafite icyo umutima ukurega. Naho waregwa n'abantu amamiliyari, ariko umutima wawe ntugire icyo kurega. Naho washinjurwa n'abantu bose bakakwita umwere, ariko umutima wawe ukurega, nta kintu byaba bimaze. Nyemerera duhamagara ijoro. Umuntu uvuga ngo ntacyo umutima uzandega, kandi kuva ndiho ntago umutima uzigera icyo undega. Ugira icyo undega akicara akavuga ngo sinzikuraho ubunyangamugayo, ijisho ry'Imana ntiryamuvaho, ntago bishoboka. Bene uwo ntapfa gupfa, ahazwa uburame. Bene uwo ntajya abo hasi, aba ari uwo hejuru. Uwo ntago ajya abumurizo, ahora ari umutwe. Uwo ntajya akorera abandi, ahubwo nibo bamukorera.
bene uwo shaho y'umuteye unyura muri imwe ikabatatanyiriza muri zirindwi. Bene uwo iyo anyuze mu migezi y'amazi ntishobora kumutembana. Bene uwo kandi Imana nihabwa icyubahiro. Iyo anyuze mu muriro arawutwika ugashya, ariko we ntashye. Uwo rero naho ikamyo y'umunyu yamugwa hejuru yakomereka ikamyo agasigara ari mutaraga. Ariko uyu mugore agira ibikabyo, ni ukuri ntabwo ari ibikabyo. Wowe uzagira umutima utakurega wumve. Imana ndayikunze, ndumva umutima wanjye wishimye. Aravuga ngo ngewe ngo mu myaka yanjye yose mfite ku isi ntago umutima uzandega ikibi. Aravuga ngo nta nubwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Kubera umutima yari afite, kubera intumbero na viziyo ye. Bibiliya ivuga iki se? Iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, kandi uwo muntu ntiyicarane n'abakobanyi. Umva uwo muntu rero ukuntu aba ameze. Uwo muntu ngo aba ameze nk'igiti cyatewe ahantu bita ku mugezi, nko ku mazi y'ikivu. Icyo giti no mu gihe cy'amapfa cyo gihora na fresheri, gihora ni toto. Iyo korona yaje icyo giti ntikivuza induru ngo kizarya iki. Haleluya. Iyo haje ubushomeri ntabwo icyo giti kiganyira. Iyo abantu bari kugwa icyo giti ntikijya kinagondama. Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo icyo giti niyo gishaje kigumana itoto, ngo kuko bazakomeza kwera no mu busaza bwabo, ngo kandi bazashisha nk'imyerezi, bazashisha nk'imikindo, bazashyirwa hejuru nk'imyerezi y'i Lebanoni. Umukindo warawubonye, uzawunyureho mu mujyi urebe. Umukindo ni mwiza. Reka mbabwire, umukindo n'inturusu biratandukanye. Umukindo ntushobora kujya mu mujyi ngo ubone ahantu ibibabi by'imikindo biri ngo byahungutse uzabaze. Umukindo ugenda ushisha, uzi ko n'ibibabi byawo byumye bitajya bihunguka cyenyege ngo biteze umwanda mu mujyi uzabaze. Aho uzatambuka hose uzabona umukindo wihagazeho. Ikibabi cy'umukindo kiruma ariko kikagumaho. Ariko inturusu uzazirebe, umuyaga uraza ikibabi hazi ikibabi kikaba cyaguye, ariko ngo bazashyirwa hejuru nk'imyerezi y'i Lebanoni, kandi ngo bajye bashisha nk'ikirata nk'umukindo. Ntago ujya ushisha wuma, ugenda ushisha ukomeza gusa neza. Imana ishimwe. Abantu batiyanduza, abantu bagambirira neza, abantu bahorana gukunda Imana, abantu bagambirira kutayihemukira, Imana irururuka ikabana nabo. Ijisho ry'Imana rirabareba aho baryamye naho birirwa, niyo bagenda mu nzira. Abo bantu baba ari imari y'Imana, ntago wabarwanya ngo bashobore. Nibitwa bamukora umbone. Bantu bavuga ngo mu myaka yose yo kubaho ntacyo umutima uzandega, baba ari imari z'Imana. Uwo muntu asimbuka impfu nyinshi. Uwo muntu Imana iramurwanirira kandi ikarwanya abamurwanya. Abamuhigira bahiga, abamugenzira bagenza. Hanyuma ndashaka kukwinginga, Imana nuko igushaka, irashaka ko uvuga ngo ntago umutima wanjye uzandega ikibi mu minsi yose mpari. Irashaka kuvuga ngo ntago ishaka ko, irashaka kuvuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ntago ishaka kuzabona ijipo ukarabya indimi. Oya. Ntago ishaka kuzabona ikofi z'abandi ukarabya indimi. Ntago ishaka kuzabona amafaranga atari yawe ngo urabye indimi. Imana irashaka kurya kagabuye, irashaka ko ubwere bwayo bugumana nawe, irashaka ko umugisha wayo wumatana nawe. Imana irashaka ko uyikuza ukayishyira hejuru, ntago ishaka kuyiteza Satani. Reka dusenge. Ndagushimye. Aleluya. Gwicyatumye werekanwa ngo byari kugira ngo umareho imirimo yose y'umubi n'imirimo yose yo mwijima. Haleluya. Impamvu tugabira ni ukugira ngo tugabire abandi. Impamvu waduhaye ni ukugira ngo duha abandi. Iri jambo wararizanye ngo rikize abandi, kandi iri jambo wararizanye ngo rihembure abandi. Nanjye nahagaze mu cyimbo cyawe mburiye ubwoko bwawe, kandi nanjye ndagushimye ko wanshyigikiye. Aka kanya izina ryawe nirishyirwe hejuru,
kubw'imigambi myiza, impuguro n'ijambo ukomeje kutugezaho, kandi kuko ukomeje kunshyigikira kugira ngo mpagarare mu inshingano z'icyo ushaka. Nanjye ndagushimye ko ukomeje guhagararana nanjye. Haleluya. Ndasenza aka kanya Uwiteka, nuha abantu bawe gushira amanga kandi bagume mu byo bizeye, babyijejwe n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Haleluya. Ndasengera Mwami abakozi bawe, nubakomereza amaboko. Ndasengera abapasiteri n'abashumba, ndasengera ababishopo n'abapotre, abantu bose Mana babaye umuyoboro wo kugira ngo Imana ya Isiraheli ikorane nabo iby'ubutwari. Ndabasengeye Imana ibatindeho munatindane, imbaraga z'ijuru zibagote, ubutabazi bwahera bubane nabo. Ndasengera abantu bawe ngo bo kuba ibigwari, bimanikira amaboko abadayimoni, bisubira mu Egiputa aho baturutse, bijya kwicwa n'inyota n'inzara. Mana ndasengera abantu bawe, ubavane mu mwijima ubashyire mu mucyo, ubarinde icuraburindi ribabuditseho, kuboko kwawe kwiza kurwanira ubuzima n'ubugingo bwabo. Ndabigushimiye Mana, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha abakomeje gukurikirana ubu butumwa n'iri jambo ry'Imana. Hanyuma dusaba abantu ngo mukomeze mukore share, mukomeze mwandika aho hepfo kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo, mushyigikire ijambo ry'Imana kugira ngo rigere kuri. Nimero zanjye za telefone ziri aho ku cyigisho. Mbatuyeho umugisha mu izina rya Yesu, amen.